yewe ariko uzi ko ikintu uvuze nanjye ngitekerejeho uzi impamvu ngitekerejeho urabona wenda ntago twagiye tugira amahirwe menshi yo kuganira ariko buriya nkunda imideli birenze urugero biriya bya fashion by'ubwiza n'ibiki yego uzi buriya inzozi mfite ndifuza ko nk'umunsi umwe nzakora nk'ikanzu nkabona yambawe wenda n'umugore wa minisitiri cyangwa yambawe n'umuntu ukomeye ntabasha kugeraho icyo gihe inzozi zanjye zizaba zibaye impamo urumva rero nyine nanjye ndacyafite byinshi byo kugeraho mfite inzozi nyinshi cyane nifuza kugeraho mbere y'uko njya mu nshingano zo kuba umuntu urumva turahuje uranyemerera nzagufashe kugera kuri izo nzozi What? Mia? Sorry. kureba nabi wowe uri muntu niwe wararuye Mia araruye Mia ndakubaza urinde naho ibyo byo kumurara no kutamurira ntago ari akazi kawe nani ndakubaza ngo niwe wararuye Mia bikurebaho iki Mia uramuzi uturumbutseho ubone Kay nitwa Kay Osman yarakubyiye nigiwe Kay Okay none Kay kuki utwivangira mu buzima tutaguha uburenganzira Uri busy cyane se? Wavuga ndakumva reba hano tuganira cyangwa ndakuganira n'umuntu turebana ariko sanke wagiye ko ndakumva uvuga nkakiza ibyo ndi telefone umuntu agira ngo ntabwo haye agaciro ibyo agiye kukubwira kandi amakuru ngufitiye ni ingenzi nta kibazo wavuga ndakumva hari utuntu ndimo tw'ingenzi yego nawe uri ingenzi ariko ndakumva Reconto do Soza. Ça va? Ndetse uri kureba muri telefone utishinze hari n'ubundi wakiriye oya narindi busy n'utuntu kumwe mu kazi nyine utinda kandi ubwo ndaba nugendeye ambwira ndakumva Nika kamo ante mbwira ndakuko mumaze iminsi ngufitiye inkuru ariko nkabona ariko simbuza mpize uri bize so nembuze nawe kwanga inkuru z'abagore ibintu kuba wowe bidashira imbira nyine ndakumva kuko ari utuntu ndi gukora kandi twingenzi ndabishye cyane tuganira kandi umaze iminsi utaha unaniwe tuganda twinshi ngaho wagiye mu birori ngaho wagiye mu bukwe ariko ikintu nashatse kukubwira hari amakuru namenye kandi y'ingenzi hari umwana uherutse kuza hano w'umukobwa azavuga ko ashaka shinge Kay bivuga iki Kay wowe uzana ibiki umva Kay oya undusha iki ku buryo umva Kay stop Kay gute ushira nakubabaza n'umuryango we mukambera mureke kurwana Mia mbabarira ni gute ushira umuryango wa Mia na Mia mukaka ese mwaganiriye neza ko muri abantu bakuru ubwenge wowe
Are you mad? Hey, stop. Okay. Bambwiye kuri umurara. Ni gute umurara nkawe? Umurara nkawe ufite ubushobozi bwo kurinda ubuzima bw'abantu. Uyo ni umurara ufite ubwenge. Uzi ico gukora. Apana nkawe wize ariko udafite ubwenge na gakeya. Ubu naguzi ko afite abanzi uyu ngubu ari kumuhiga n'umuryango we. Ukeka ko waba ubizi gusumba njyewe? Azameze nk'agasozi kaza kirukanka imvura yari yaguye. Azambwa shengi. Baze ko yose no mwana ntago yayobye shengi abaza ushengi uwo uvuga. Nagakoze kakoranga mu rugo kinjagara zito. Bo nibyo wambwiraga ngo bikuba biracitse neza ngo ari n'ikindi. Oya, uretse. Uvuze shenge ni ibiki? Nta mari muri mo shenge rwose mbabarira. Ubwo ibyo nibyo wamburije kwikorera akazi. Uwo mwana nyine ndajya nkubwira icyantunguye kuri we. Uwo mwana namurebye nsanga ona kuna afite isura nk'iyanyogokuru wawe. What? Yeah. Uwo mwana asa na mama wa Eric. Copy paste. Azabaza shengi nibaza umwana usa nka mama wa Eric. Shengi Eric birananira kubihuza. Ubwo umaze igihe uzuri bize mbona ufite akazi kenshi. Nkumva nabikuganiriza ngo numve ko ushatse kuvuga yuko umwana se hari amakuru. Hari amakuru afite nyine ku muryango wacu nyine kugira ngo mbwira bimeze bite nyine ntabwo nsobanukiwe. Giyo nyine icyantunguye yaje abaza shengi. Basabute nyine uwo mukobwa asate nyogokuru asagate ahuriye na shengi uwo ahuriye n'umwana waje aha nyine sobanurira. Nuko mukecuru utamwibuka warukirona babizi. Mbwira ni gute umurara nkawe ufite ubushobozi bwo kurinda abantu. Nkanswe njyewe byewe ndi umunyamategeko kandi ubyemerewe n'itegeko. Ndi umukozi wa leta. Uranyoko? Genda umurara ufite ubwenge. Uzi n'ikindi? Wowe ushinzwe kurinda abantu wowe uruva witeguye kurwanya umuryango wa Mia? Uzi n'ikindi? Giye gutuza ku bwa Mia. Nta mpamvu yo kurwana nawe. Warwana nande surusha ndi imbaraga? Urumva wowe warwana nanjye ubundi? Okay. Twese turatuza ku bwa Mia. Ugeze hano gute? Okay? Mia. Ikintu kimbabaza nuko ndi kugerageza kukugwanira ariko nabyo ubona. Okay. None mugiriye impuhwe. Okay, sorry kuba nakoze reaction zitari nziza. Ngusabye imbabazi. Mia sorry. Abazi. Ntazo nguhaye none ugende wiyahure. Genda gusaba uve mu buzima bwa Mia nta kindi. Umureke wenyine bisiganye zabyitaho. Hari ikindi? Ni inzobe. None uwo mwana ni inzobe nk'uko umukecuru yari inzobe kare kigara rito. Mbese urebye visage nyogokuru ubundi anyamwe yari inzobe cyangwa ari igikari inzobe. Inzobe buriya papa wawe ntago afite isura ya mama we. Afite isura nyinshi ya papa we. Ako kana nyine uwo mwana rero nako nakara kayo. Anti sinkushira amakenga. Niba koko hari umwana wajanga hose no nyogokuru. Ntabwo nahita nkubwira amakuru ya Rugira na Shengi. Ntamenye neza abavandimwe banjye aho bari. Okay. Nanjye ngiye kugusaba ikintu. Ugiye guhamagara Mia. Cyangwa ushaka ko muhura. Jume kingashuwa yuko nta muntu uri kumukurikirana. Kuko biragaragara ko hari ibintu byinshi utazi. Please, niba umukunda koko ugomba kumurinda. Kandi kumurinda si ikindi. Ugomba gushaka ahantu ari safe. None mugiriye impuhwe. Ukeka ko wowe umufitiye impuhwe gusumba uko ngiyeho mushyigikira? Ntabwo nje zimugiriye ubu ngubu, nazimugiriye kuva kera. Okay. Ngiye mufitiye igishikariro gisumbi cyawe. Wenda sinzi inyungu wowe ubibonamo ariko ngiyewe nyoboye n'urukundo. Kandi urukundo rusumba ibyo urimo imbaraga. Bro. Nubone nimanura ngishira hasi ugire ngo ndi gicucu nabyanjye mfite. Ibyo ngora ndabizi. Kandi giye kugira ngo utabi gicucu se. Uraza ugatunguka mu bantu ukaza ubatesha umutwe wibereye mu rukundo bameze neza. Wowe uri muzima. Sorry. Mbabarira.
gusa icyo ngusabye ni ikintu kimwe mbere yuko muhura jumekinga shuwa yuko ari safe nta kibazo ahantu mugiye guhurira ariko ibyo ntabwo binyibutsa ni inshingano zanjye cyangwa ufite uruhare mu kumujujubya no kwirwa umutesha umutwe wagize ngo amakuru tuyashatse ntituyabona meya tugende mugende mwazanye se ngo Mia garukangasha po uragenda ujya Keye subira iyo uvuye nta bindi twamenye uri we subira iyo uvuye ntitugigukeneye ahangaha niba udashaka amaraso hano uranyumva cyo ni kinyarwanda nkurishije ko nakeneye kushwana nawe nta nubwo wumvisha imbaraga it's okay so please icyo dukeneye ni ukutakubona ahangaha nta kindi Mia wanyemerera ukafasha ibintu nkagira icyo nkwereka ngiye kwikorera mbabarira kuko ndabona ibi bintu reka umva turi abantu b'abagabo oya turi abagabo reka ukubita undi Mia arabatsindiye Mia ndatekereza ko nawe umushaka fasha nkwereke nakayobe gafite igara ritoya no mu maso n'amaso yenda kuba manini n'umusatsi ukasuku naramurebye neza yaje abaza shenge yakubwiye icyo yamushakiraga ntago cyangwa nako kaje gushaka akazi ahangaha yaje yirukanga kameze nk'agasazi kaza kiruka gushingishe ntiyabashije no kunyumva wumve ko nashatse no kumufata ifoto ngo nzayikwereke arirukanka gutya ntago nabashije kuyibona isura y'urabona yuko hari ahantu ihuriye na yegeye naramurebye naramwitegereje mbona sana nyoko wabibwiye papa ntabwo ndabimubwira none rero mbwira ati twakora iki ngo umwana kumva nta wafashe nimero yose nta nimero ye nafashe gusa icyo nabashe kumenya ni izina rye mbwira ati nawe sundi muhago ko nanjye kuma ngo ntacyo umaze yego urakimaze pe kumbwira ayo makuru none se niba urabonye umuntu usana nyogukuru ntufate nimero ye ntufate isura ye nkaho umva ndi bubigenze njyewe ndi kukubwira ko isura ye narayifashe gusa nyine yarirutse mfotora mu bitugu nashaka kumufata wese ariko amazina ye yitwa Juru Emma Nukuri muzehe ntukansetse utuma ikiyoka cyawe kikashuka nukuri usa n'akayigamba twagabiranye kukureba nyibaze uyu nguyu rero ugira aziye cyangwa n'undi muro bahinduye ako isoma utajya ukabyo urabona nahindutse uburo wahindutse mpinduka igija umusore neza ibihanga se byavuye wakushaka ntawe ntukambangire umbeshya nukuri wahindutse nanjye nakuyobewe koko nukuri ku buryo n'abampigaga banshidikanyaho sha ibyo bintu ntabwo nta cyahindutse kandi ndeba neza muzehe abo karagahungu kararenze kayirwamba rwose niko karagahungu Olivier kariya kana nagakenya Olivier akora buri kakari ukuntu yangenje wisi zirajye warifashe gute kugira ngo uri mutwe namubwiye nti rero sha ngewe ndi rugira ibambe rwa kayigamba niwe urinda ati ndi Olivier rwa mukera tabaro none se sha ko bakunda ngingo ni wowe twizeye ntuburamyora neza usige hakamegemege atereka reka tubwo bwanwa sinabukora ati buri mu byahashu we byari byo bintu ni ntago na hati harimo n'abakurambere ntipunitsegaho ni kuraho dore afata titira ariko agafata imashini atitira ndamuhumuriza ntihumure rega akusavuze kuri kuva nyiri umwana nakubonaga ufite ubwanwa kuri ariko ubu ngubu ndabona warahindutse kabisa wahindutse reka n'ubundi intare nirangwa n'umugara wa mwana we nukugere n'ubujyahabi nta bundi sinagakuyeho ubwanwa bwanjye nibwo bundanga abantu bose iyo bambonye uruhanga rwanjye bararuzi n'abana bwira na Romeo rero ndabashimira ko mwaje kunyitambuka kugira ngo tuganire ntabwo twakanga kwitaba igitero oya nese ryari rimwe cya kabiri umuhungu umuntu namaze kubona ko hari igihe umwana w'umuntu ahinduka nka kamera haka n'ubundi ni nkayo
nibyo mwakoze rero mwakoze sayidi mu mwatandukiye indahiro twari twarahanye se cyangwa se amasezerano cyangwa promesse ngira ngo umunsi tuganira muri iyi nzu buri muntu wese yahagurutse akoma amashyi ariko wenda giti utarakomeza ni felicitation nashaka guhereza gusa nta kintu yuko asigaye avuga neza oya izinde Steve asigaye avuga neza cyane cyane ntabwo wari wabonye wowe gusa zimeze yari afite izindi zari kubura kugenda gute ko bazicaraga mukajya ngo bazanye imikasi uri gukata intebe ubona agagufwa yicaye bitaye ijomba koko ndabona arabyibushye n'uburebure bwajemo ntawamenya hari n'umwinshi si icyo ngicyo felicitation rero nakomeza urakoze nawe ndabona wambaye ukweto gashya noneho hanze abonye umukoresha uzi ijuru namukira ndamutse nkuyeho burundu ndetse ntabwo yakubona ntabwo arakubona kari mubana ntabwo namukira amazeho burundu yambwira ngo akananwa ke nakandi ndetse ntabwo arakubona ngo ntawe bitandukane ntabwo arakubona kare yambonye ariko amahushuka ari gobesha uba ariko impamvu zatumye tubigenza gutyo urabizi ko intego ariko ugomba gusubira mu rugo so ndakeka ubu ngubu cyaba igihe cyiza cyawe cyo gusubira mu rugo maze rero kaye gusa nakayigamba pe kuko urebye ubupfu rukomeza kunyereka n'umuhati ugira kugira ngo njye n'abiwanjye dutekane ndakora uri umugabo n'ukuri pe wagira imfura yagira nkawe mungu wanjye nari umze ibyo nkora byose ni wowe inspiration kuvuga ngo njye nakuze nkubona ukuntu witangaga kubw'abantu kemera ugahagarara mu kuri njye nihaye intego ndavuga ati ngomba kuba ngamuzehe rugira burya rero wamfura we burya ukuri niko kugeza ubumuntu umutima w'ukuri ntujya utsindwa nubwo kugorana kukagora ndetse kukanahinyuza n'intwari ariko burya umugabo waranzwe n'ukuri ntavuguruzwa ntagamburuzwa n'iby'isi kandi nawe nuko maze uzarenganure n'abarengana muri uko kuri kwawe imbaraga zawe ufite ujye uzikoresha urenganura niyo nzira niyemeje kunyura mu nzira akweto gashya goko gitifu gasogisiga oya nta wundi mugozi mushyashya uri buramuciye ko bavuga ngo byose bihira abakunda Imana uzi ko hari igihe twaga twicara hano ugasanga turimo turasenga Imana ngo ntakure mu rukweto ure yambaye neza agenda uzi ukuntu agenda mu nzira n'ifora ndajya agenda yajyanije byo gutandukanya umaze kubyimba byo gutandukanya ibirenge usanga ari umuco w'iwabo ariko icyo reka si cyo kinyirizana amagana ngo twaganiraho murabizi ko ngira mu munsi twicara muri iyi salo ndababwira ngo ngiye gufata ibyangombwa bimwe na bimwe byo ku butaka byo ku musozi wa Hinda ndababwira ngo hari abaturage nabyambuye ibyo mwari mumeze nk'abanyamabanga banjye ariko ndababwira ngo kugira ngo namwe mutaza kumera nka ya ngona iva mu ruzi kari gatumye amahirwe nk'uko ibyo mvuze umbajije kuko ni Ikinyarwanda nigeza ko nta Ikinyarwanda cy'umwaba ngo ingona iva mu ruzi kari gatumye isiga amazi yuzuye kandi adacagase inyanja kaza kurya amazi yo ku bwatsi bw'urume bwagiye butondaho ariko igiti ntago ari uguca mu ijambo wareka nkasoza gato mbabarira nanjye ngusabe kandi nushaka kunyemerere pe mumpereze umunota umwe impamvu ngusabye iki kiganiro ndabona ibintu biza gufata indi sura mureke manze basengera kino kiganiro abwira yasenze ariko ntitukavuga Imana ngo musenge Romeo ukurikije ukuntu uri kubona gitifu n'ibintu atangiye kudushira nk'imigani ibintu urabona biza kuba ishyamba arabona ishyamba ari ikibazo si icyo umunota umusabye ubwo iryo jwi rye ryagera kuba marayika ceceka nsenge Data wa twese uri mu ijuru waba wicaye waba uhagaze waba uri inzobe waba uri igikara ibyo ntibindeba icyo mfa nuko ibyo ngiye kugusaba uri bubimpereze Mana ujya kure mu muntu waremye abantu barya ibyo bavunikiye
urema n'abandi bahindura imico bashaka kurya ibyo batavunikiye. ase mwana wumva ubwo twafashwe Ubwo ni bivuye mu maraso y'abandi. Data wera, nkweretse Gitifu Eric, nkweretse na Romeo. Buri wese ku ruhande rwe ibibazo afite, umweze, umutunganye, uhigwa ahigwe, uhiga ahige, ariko twese tuzajye turya mu byavuye mu maboko yacu. Ibi ngusabye nizeye ko ugiye kubimpereza mu izina ry'umwami wacu. Amen. Usoreje akantu keza k'isengesho. cyubwo ukuntu Gitifu yarebaga nta no gusa Usoreje akantu keza ko kuvuga ngo Imana iduhe gutungwa n'ibyavuye mu mitsi yacu. ubwo ni ukwitegura mugomba gusubira mu rugo na shenge na juru mwese mugasubira mu rugo kubera ndakeka cyaba ari igihe cyiza ubu ngubu. niba ubitwijeje urumva n'ubundi no kuza muri izi nzira ni wowe wabigizemo uruhare. N'ubundi nunyemerera uti genda ukanyizeza ko ndi mu bitugu ni ukuri nzemahumura. Zehumura kubera ko narihaye intego. Yego. Narihaye intego avuga ati nkiri muzima nyifite umwuka w'abazima ngomba kugwanira n'umuryango wawe kandi ntabwo nzahwema kukugwanira n'umuryango wawe. Imana y'u Rwanda ikoherereza umuntu nkawe. Rero muri bimwe nabasabye nifuze ko munsubiza ibintu bitavuye mu mitsi yanyu. Ubutaka nabahaye tubyumvikanyemo ko ari indagizo mbahaye, niyo mpamvu nifuza ko munsubiza nkabusubiza ba nyirabyo nto ba nyiri imitsi bagiye kuvunikira kandi wakoze gusenga neza. ko Gitifu aragukura komeza Isengesho risenze uziritse nk'wari. Isengesho narisenze, ariko Imana yaduhaye ubwenge, habaho nicyo bita debriyage. Byanditse mu gitabo. Debriyage se yanditse ni ukwideburiya. Twebwe twarideburiye rero. Bivuze ngo urimo urakora ibinyuranye n'amategeko. Oya, ntabwo ibinyuranye n'amategeko. reka tubeseriye Giti twose ko nawe ubizi ko ntaho twakuraga buriya koko wabonaga rero twakihangana kuko Giti Ariko mwagomba kubimbwira kandi muti ibintu duhaye biragoranye, gumana ibyawe ngashaka abandi cyangwa ukagira uko nibigenza. Ariko mwebwe ubwanyu tubivugana kugira ngo mutazanakora ikosa mugafata ku butaka bw'abandi. Nabanje kubaho ubwanyu ndavuga ngo ubu ngubu mushobora kubugurisha, mushobora kwikenga, mushobora kubukoresha iki. Ariko ubu ngubu ndavuga ngo mbese bimera nka cya giti cyo muri Edeni Imana yabwiye Adamu na Eva ikavuga ngo muzarye biriya byose ariko kiri attention. ariko byarangiye bakiriye nabyo Nkuko nabikubwiye ubu cyaba ari igihe cyiza cyo kwitegura mugasubira mu rugo. Ya n'abana Yego. ubu ntitwaba twihuse se? Umutekano ni wose urawizeye. Impamvu nakubwiye ko ugomba guhinduka nuko ari ikintu bishobora gufasha. So I think ubu ngubu ni igihe cyiza cyo gusubira mu rugo. Rero ndagushimira cyane, wambereye imfura kandi uracyandwanaho kuko ubwitange ushyira mu kundindira umutekano njye nabi iwanjye n'abana banjye. Imana iguhe umugisha pe. Urakoze cyane. Twakayigamba. Mzee Karame. ibi byose impamvu bikora nuko ni indahiro yanjye kuva nkiri umwana mutoya. Kize ngo Nararahiye yuko ngomba kukugwanira kubera ko uri umunyakuri, uri umuntu watugwaniye, wagwaniye ukuri. Nanjye nararahiye ko nyifite umwuka w'abazima nzakugwanira kugeza umwuka wanjye ukuye mu wanyu. kuva mu buto. Yego.
uravuga ngo ibya Adamu na Eva ngo byarangiye ngo igiti bakiriye. Ibaze karakonyine katumye isi isigaye nyine tugira n'amanyanga kubera igiti bariye. None ngiye kuko nabyihangana. Samanyanga uri kwishije nayahemeho. Akose nawe ntukajye kure. Ubwo sara amasamba narabukiye. Nakubwiye ngo ni deburiyage. Buri wese agomba gushaka uko abaho. Nakoje ngo deburiyage yanditse. Okay. Mwarakoze kwideburiye. Ubundi ndabizi ko iyo mitwe mufite atari watermelon. Umugabo n'uryo utwe? Karya n'utwa bandi. Twakwizanye. Giti aho kuramba kwisi nanutse. Nakenyuka mbyibushye. Umugabo umwe ngo nuko yinjiye mu nzu arahirya ariko agiye gutama aho yajugunya. Umunsi umwe zisambutse baravuka batidera aho yamuko yari. Kandi agatinze kazazana amenyo ruguru. Barana intaraza. Ese nkirimo kurya ibirimo gusoma ibishyimbo. Hejuru namenye igira. Kora yasamuye ufite icyo ushaka mu kanwa kawe icyo tukireka. Ko nimba ucuruza inzasaya z'inka ariko se wacuruza imitwe y'abantu rwose ariko ntako kunanira. Gitereka mbwira akantu kamwe. Please. Baretse gato mbwira akantu kamwe. Buriya uko inkende yurira igiti uko igana ubushorishori niko irangaza ubwambure. Ujya kutugereka imitwaro tudashoboye ingaruka zarize igiti bitureka. Ako si imitwaro udashoboye ni iyihe mwana? Niki cyakunaniye? Mani ntabwo nakina ntabwo umuntu akamisa nagiye. None se nyine kukibishija ngo imitwaro udashoboye. Uye mutwaro se wakunaniye. Baraguhaye nawe ugomba kurya. Okay. None se nyine uri mu biki? Hungu kusa n'ugiye kuretse kandi garuka n'ukuri tuganire kandi wambereye ukomeje kumbera umwana mwiza. Yego mzee ariko hari ikintu kiguhangayikishije ikihe kandi njyewe ndabizi n'ubuzima bwanjye n'umutekano wanjye ariko humura nta kitagira iherezo umuntu cyangwa nabari ngombwa kubikubwira turi inshuti mbwira nta kibazo turi inshuti ari uhangayikishijwe n'iki kandi ari umushuti inshuti cyangwa ari umuntu ukururana na Shenge ni inshuti ya Shenge ndabibona neza ko Shenge yataye umutwe kuri uwo muntu gusa ibyo bijya bishingura umutima kubona ko igihe cye cyose ni uwo mushuti we agira ndakumva mu by'ukuri ndi kwibaza ikintu mbabaza cya mbere amasambu nabanditseho murayansubiza nsubiza abaturage cyangwa ni muyabo ngaragane urayamusubiza Ako se Giti wenda ntabwo wabyumvise neza gusa wenda icya mbere mu kinyabupfura twatojwe gushima ni ingenzi. Njye ntabwo nabura kugushima ahangaha ngeze ni wowe asambu rero yo ku musozi wahinde wagiye utwandikaho twagiye tuvunguraho bunyi burera yaharagase yumva yatangiye kumva icyanga ikifaranga reba ijigo rya ahubwo haramutse hari nakandi wabaho katwandikaho nta kibazo Gitoro ntasigena reka nawe ushimishwa no kuba tumeze neza uretse kera ndari nzi kwicara nkashyira akaguru kandi birimo biraza mwana ahubwo se Giti ntagoreho sorry nta kuntu tubura tugira ibanga rikomeye tugira ibanga bura nta kuntu nyine washaka undi musozi wahandi ugasa n'utwandika ntabwo tuzakuvamo habe na gato tubika ibanga no mu nda hari icyangombwa kirimbi kiri hariya ugenda ugifata ucyandika kirimbi ako naribi nta kibazo gihari uwo mucuti uramuzi usanzwe umuzi
kuva na kera cyangwa n'inzaduka utangiye kumubona bakungikana bya bindi by'ubu ngubu by'abana b'ubu cyangwa ibyo kuva mu bwana uzi kuva mu bwana tuba tukiri abana ndabizi niwe gusa tukiri abana akoze ubundi wakuyeho ndabizi ko ufite amatsiko menshi kandi narakubwiye ko izagira igihe ukuri ntibyire wimvuna pe ubundi uribuka kera cyane ariko kera ndabyibuka ko ndi uwa kera se ndabyibuka hari umwana w'umuhungu yigeze kuza iwawe yagwanye n'abandi bana bo muri karitsiye kubera bashaka guhohotera Shenge. ndakumva umbwira ndabyibuka ko na Shenge wari wamukuye amaraso ariko kuva amaraso mu mazuru ariko uwo mwana yaramurwaniye cyane imisoro n'amafaranga binjiza ku munsi ikirimbi cyo wagishaka utagishaka uzagihabwa ibyo nabasabye birakunda cyane bikunda okay mureke koroshya ibintu sibyo muri aya magambo gitifu rero urabizi umuyobozi ushinzwe iterambere ry'abaturage natwe twateye imbere cyo ni icyambere natwe twateye imbere hanyuma icya kabiri kinakomeye ibi bintu nushaka kubigira birebire mubwize ukuri dore aho nibereye niwe bazahera cyane niwe muyobozi bazayazirika wakinagaje bagomba kuzamura ubwo rero nubishyire nubijyana mu mategeko ni ukuri kw'Imana dore niwe bazahera aho ndabikubwiye okay please mwanyemere mugasohoka ase gitifu se ntabwo mwasohoka dusohokera mano akaguru musohoka ariko twigendeye twese tubaye ariko zikuseta koko sawa giti yishyize mu mazi agira mwana twigendeye batujya bageze tubanye kati nta muntu tuzi shandi we n'imbwa zidakingiye kabisa ubonye n'abandi bana ku bwa Shenge icyo gihe nubwo yitwaga Shenge yari afite amazina menshi gusa Shenge yagiteta urabyibuka cyane ndabyibuka bwana Shenge akomerekera ku musozi azana n'akandi kana k'agahungu Shenge ava amaraso ndetse n'ako kana bagakomerekeje gutya ku rutugu ndabyibuka rwose ako kana iyo shusho ntago yamvamo kuko ndayibuka nk'aho byabaye Shenge yari yambaye agakanzu karimo utuntu tw'umweru ariko kari kahindanye pe ubwo rutugu uhuze ntabwo yari ubu ngubu rw'ibumoso yari ubu ngubu reba hano oya urambwira ko ari wowe watabaye Shenge urya munsi yego na n'ubu ukaba ukimutabara waratabaye na se ndabwumva noneho uburemere bwawe ndabwumva uburibwe bwawe ndabwumva kuva mu bwana komera sha menya ko bari bagukuye urutugu uzira Shenge ukiri muto none na n'ubu